Where is my people bantu banjye ndabashuhuje aho muri hirya no hino hatandukanye. Nitwa Ndintare TV, niwo murongo mukomeje gukurikiraho ibiganiro byacu, amakuru agiye atandukanye ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye nkuko musanzwe mubibona. Ndabakunda cyane aho uri hirya no hino, ndagushimiye kandi ndagushuhuje. Hano kuri kamera zacu tuhafite umutumirwa, twatangira tukamwakira. Yakoze ibintu byinshi, yaravunitse, yarebye byinshi, mbega yaciye muri sirago zigiye zitandukanye, ariko ubu ngubu harahageze, hari n'icyo yifuje kutuganiriza. Twamutumiye nawe wakabyara ntiyatengushye kutwitaba, aze kubana natwe kuri kamera za Ndintare TV. Tuguhaye ikaze. Asante kabisa, murakoze. Amazina yanjye ni Kagoma TV, abasanzwe bamenyereye ku nkuru zigiye zitandukanye, ariko zibanda kuri showbiz, Yes. zibanda kuri politike, uburezi, iyobokamana, siporo, hose hose ni gukubita tubanguye. Kunteye ubwoba. Ubundi ninjye bavuze the king of the nation of the empire, wayase bombo clatinate. Ibindi rero wenda badasanzwe bamenyereye wenda kuri Ndintare TV. Yes. Nkoresha na TikTok. Kuri TikTok handitseho Didier Zamuka. Ndacyari hasi ariko ndakeka yuko mu minsi iri imbere kuko ndi kubona feedback imeze neza. Yes. Biraza kugenda neza. Wenda nagarukira aho ngaho, ibindi byo turagenda tubimenya gake gake. Se Kagoma. Izina ngo Kagoma. Jewe nibwo bwa mbere ndyumvishije. Abantu benshi baryibaza iryo zina. Naratekereje atari kubundi Kagoma. Buriya Kagoma ni umwami w'ikirere. Buriya mu kirere Kagoma ibirenze. Kandi buriya imihigire ya Kagoma irarenze. Igeraho ijya gusaza igahita yiyuburura, igahita bate noneho ngenda kubita mu cyinshi. Buriya ku muhigo mbi cyane. Yes. Kagoma rero ni akanyamaswa nikundira, sibyo? Ni igisiga. Nyine mba mbona bisa neza cyane. Niyo mpamvu rero nanjye niswe Kagoma. Ariko ku mazina yanjye asanzwe ni Uwayisenga Didier. Uwayisenga Didier. Umusore ushima Imana, ni umwadeperi. Aho nicyo kintu ngiye kukubaza. Kandi abantu benshi tujya dukunda gutumira bakaza bafite n'ikintu cy'ikintu ukuntu, ariko mwa ibintu nkajya mbona bimeze nk'amazi. Yose ibintu jewe buriya nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye. Ibyo bintu bisa nkaho iwacu nibo bajya bavuga ngo ni interura amaguru. Yego. Aho ibintu by'interura amaguru bajya gendesha amaguru. Twamenye ko twakomeje kugukurikira, niyo mpamvu twifuje no kugutumira. Tubwiye ko ukora ibintu bya politike, ukora gospel, ufite ama YouTube channel, ari wowe wita Kagoma. Mbese watubwira ukuntu ibyo bintu wabitangiye, wabyinjiyemo gute? Mbese ni iki wabonye kigutera kwinjiramo, niye cyaguteye imbaraga zo kwinjiramo? Urugendo rwanjye rurakomeye ariko rurimo n'isomo. Natangiye YouTube ahagana mu 2022. Ni ntari ngisoza segonderi mu mucyo. Natinze kwiga. Buriya umuntu boya arabate. Ayo musaza se aragije undi akakaye. Reka. Natinze kwiga kuko nagize ibyago, sinabasha gukurikirana ishuri mu gihe cyacyo, ariko mu nyuma za gusubirayo. Nabyo ni history nayo wenda umuntu yazavugaho, ariko ntago muri aka kanya ari uko nguko. Rero gutangira ibya content kuri YouTube bitangiye mu 2022 nkiva ku kizamini cyane. Kandi wasanga arabonaga abasitari ukavuga uti banza wumva ukuntu byatangiriye. Ukuntu byatangiriye bize gutya ndabata, ariko ubundi bajya bavuga ngo amafaranga ya online, utuzi twa online. Yego. Umuntu yakora iki?
haza ibintu bijyanye ngo na za kiripito ndetse haza na bwabo kampani bwazaga ngo ushyiramo amafaranga ukungukira za hari za ngo supamaketi sinzi niba uyibuka warayahize yegeze iriya kampani yego si ukwishima abantu hejuru yego wenda ayanjye ntago yahiye avuyeyo make ariko byanyeretse yuko wenda gukorera online birashoboka cyane pe kandi amafaranga ashoboka buriya isuka ya mbere reka nkubwire na interinete urumva ubundi rero wowe ukabate ngiye gushaka umurima rero nta wundi ni platform rero niba ufite YouTube niba ufite TikTok ubona umurimo interinete hinga nta bindi hinga rero ni ugukora content ugiye kutuganiriza ubwira nk'abantu bari gushaka gufungura uyu munsi akumva afite kuzafungura YouTube channel ariko akumva kubikora byaramugoye ugiye kutuganirizaho mu gatoya ubundi duze twinjira mu buzima bwawe nyirizina bwo kwinjira muri ibi bintu bya YouTube channel. Rero ikintu cya mbere nababwira ibyejo bibara besho impamvu mbivuze gutyo ni iyihe ni ibintu bikomeye cyane bano bagabo badutanze muri bino bintu babikoze ibyari byoroshye ukubita video ifite ishusho wagira ati ni intuza ni umuntu akagira gutya agashyiraho iki video yafotoye amabuye umuntu yaba yaguza telefone ye yabona video ifungutse akabate yamaye isuka uzi ko binakinika we uzi ko ubonaho abantu batambuka muri telefone urumva none igihe turi gukompeta n'abantu bafite amamashini afata amavideo ntabwo ari na kamera ni mashini urumva rero wowe niba ugiye ukavuga ati nzabikora ejo uzasanga narazamutse n'undi yarazamutse urumva kugira ati rero ku ishusho ryawe rizaburiye abantu cyangwa se uzakiriyetinge content ikundwe n'abantu ubundi fata urugero ubucuruzi bwo muri ino minsi mbere umuntu yacuruzaga ikarito simvuze ko ubu ngubu bidashoboka birashoboka yuko wenda wacuruza ikarito ukazamuka ariko mbere uko babikoraga nuko nguko babikora ntago bigitanga umusaruro kimwe umuntu yacuruzaga ikarito akaba yazamuka agacuruza ufite icyo shaka kukubwira ni iki ngiki ufite impano yego urimo urayumva kandi urimo urareba yuko iyo mpano ufite yakundwa yarebwa yego bikora uno munsi kuko ejo hazaza undi uzabikora neza kukurenza kandi igihe cyawe wowe wanze kugikoresha kigushiriraho utagikoresheje shawuri yako ugiye yes wowe ugiye gufungura channel gufungura channel ifungure udategereje amafaranga byako kanya ugire kwihangana urumva yego ugire umuhate ugire kubikunda urumva motivation ya mbere aho iva ni ugukunda yego kuko nawe uri umu content creator urabizi sibyo ufungura YouTube yawe bwa mbere yego ugashyiraho ikintu wagiye kureba nyuma y'amasaha 28 kuko views ubundi tuvuga yuko baba baguhaye buryo ki ushobora kuba wazamuka cyane mu masaha 28 iyo amasaha 28 ashize video itangira kugenda iflopinga gake ikazongera gutegereza iyindi video izayivugurura bitewe na views yagize yego subizi ndabizi tekereza igihe wabonaga za views 5 kandi bakubwiye ko YouTube itanga amafaranga wumvishije bigenze bite urabyumva nagahinda no kuvuga ngo niba ubigiye mutabikunze iki kibona ibyo ngibyo bituvuga iti kama mbaya ndabiretse reka tuve ku bantu bari gushaka kwifungura ahubwo twinjire mu buzima bwawe ndetse mu buzima bwawe bw'iyi YouTube channel yawe nka Kagoma TV tubwire ubuzima bwayo yego njye ni showbiz muba makuru bafite
amakuru mbafitiye reka mbabwize ukuri hano hanze harimo harashya hashya gute se hano hanze harimo harashya ahubwo hari gushya gute ni ukuvuga ngo rero ibyo kwa Kiramani ngaho kwa Kiramani uragira ngo bagiye kunyifungira nureze ko n'ubundi ugira ubwoba bakagutwarira ubusa tubwire ibya none se Kiramani niwe ufataho icyitegererezo Kiramani ndamukunda pe kuko ni umuhasira nk'uko nanjye ndi umuhasira niwe ufataho icyitegererezo se Kiramani mufataho icyitegererezo kandi buriya ni nawo muntu sibyo ko buriya njye abantu fataho ibyitegererezo kuri zino mbuga ni benshi ari umugabo bita Jesse Kriza wa Mipango sinzi niba umuzi ndamuzi Jesse Kriza wa Mipango buriya ni umuntu wa mbere ukubwiza ukuri akakubwira ati ntibazakubeshya TikTok YouTube zigira amafaranga we kora cyane urumva yego wegerageza uhatane ukora ibishoboka ibyo ari byo byose izina ryawe rizamure abo bantu mbafataho icyitegererezo impamvu rero Kiramani nawe mufataho icyitegererezo ntabwo yambwiye yuko YouTube igira amafaranga sibyo ko yigeze kubivugaho rimwe abivugaho ku bijyanye na business nabyo ndaza kubigarukaho uba witonze umakanya umbabarire cyane urumva nabyo ndaza kubigarukaho mu mwandiko ni ukuvuga ngo icyo se ntabwo uri bucike utabimbwiye ahantu ari gushya ahantu ari bushye inkuru ya dani tuzaba n'umuntu nka kuriya gusa ikiba kiriho ni ukukwibutsa ngo amazi arashyuha ntiyibagirwa iwabo wa mbere ngaho sinzi ko ari uno munsi wenda bibaye batubwira impamvu ariko icyo nakubwira uriya mugabo Kiramani yatangiye avomesha iyo story mwarayumvishije ntabwo mbigarukaho urumva avomesha iki avomesha amazi urumva yatangiye ari umudisibana ibyo ntabwo mbigarukaho murabizi ubwo ndi gushaka guharura inzira kugira ati wumva story neza aho ibintu biri kugenda bijya urumva abavuye muri ibyo aba yikojeje kwa Nyakso yego kamera akomeza gutyo abakomeje gutyo Nyakso aba aritambukiye nk'umusamariya mwiza rwose umutipe yazamuye abantu benshi cyane sibye ko ntaza aho ari muri ino minsi ari mu bishanga sibye ko numva yuko ngo Nyakso yarahiye byagenze bite ntago agikora Nyakso arakora ako ushobora gukurikira amakuru y'abasitari cyane njyewe nakubwiye ngo ibintu niberamo njyewe ni showbiz ntungire ibindi umbaza njyewe mbaza showbiz urumva Nyakso abamutambutseho ari ku muhanda ari kubaninga iruhande rwiwe hari akavomo umutipe baragiye yikoreye filime biri aho nyine Nyakso nyine noneho haba hagezemo role y'umuntu uri bukenerwe ari bukine aba umusirikare tubyibukiranye ko kugira ati bamwite generali Kiramani byaturutse kwa Nyakso narabivuga bishaka kuvuga ko Nyakso ari we wazamuye Kiramani bawitonze ndayagwane numva kompanya afitera Nyakso abararengera bati se nakura he umuntu Kiramani barasimbutse arabate ariko njye nabishobora ati none ko turi gukenera umuntu uri bukine nuza mu gisirikare n'umusirikare umwenda wa gisirikare turawukura yari afite ngo igikote cya jampa cya danje Kiramani gisa nk'icya gisirikare ngo bisa neza fotokopi ku buryo yakeretse na Nyakso akagira ubwoba akaba ati n'umusirikare ushaka kumfungisha ati bakusanganye iri koti nasobanurira iki ati njye ndabyirengera ati ndabyirengera ati okay sawa ntari bya kuri seti umutipa bakubise neza ntuza yiwe role yiwe arayikubita bye aza ari umusirikare ntari bari abatipe rero bafite ukuntu biyemera agahita akubwira ati wabikoze uhita ubyimba ushaka kuvuga ko Nyakso yiyemeye kuri Kiramani yamweretse ko nta kintu yakoze n'umwana mu gakino afite crew irenze urabizi yuko yari ari gukorana na ba Regisi yego ba Regisi urabizi uriya mutipe yaratwikaga urabyibuka kuri Afimati
uramwibuka byagenze gute urumva Eh. uriya mutipe niwe wakinaga role ya gisirikare abantu bakemera urumva abakoze ntuzo ya mbere birarangiye amatipe arabate noneho ndafatishije agiye kureba asanga reka ntacyo byatanze urumva baragaruka banyatse muri ka gace gukina filime ntibabamo seti ntibayimo mutipe arituriza noneho muri komenti urabizi nk'uko ya video yawe yagize value views nyinshi kandi mbere yari iri hasi abagize gutya ati muri komenti abantu ati uyu mutipe arakina ntibagaruke ubwo bari kuvuga nde Kiramani urumva yego ati noneho rero icyo ngiye gukora ngiye gushaka wa mutipe abagiye kureba Kiramani ubwo ndimo ndavuga Nyakso abagiye kureba Kiramani aho abaningira abamusanze aho abaningira ati pete reba ukuntu angana urebe na Nyakso uko yanganaga amafaranga ashazana n'icyubahiro n'agasuzuguro byose cyari urumva ati peti ati yego boss ati ushobora kuza ukongera ukaza kudufasha ntabwo yahise amwaka amafaranga sibye ko byari binoroshye uzagiye gushaka ntuza rore kwa Kiramani urebe dore nayo nese wigeze ujya kuyaka none ndimo ndabivuga nabi wagiyeyo nayo wagiyeyo inshuro zingahe njyewe urumva nagiyeyo ishuri imwe ngezeyo ikintu bambwiye abandi nyine bari kujyamo ndetse n'abari abakinnyi biwe bishaka kuvuga ko utigeze ubonana na nyiri ibyondo wari uri gutanga uriya mutipe waza ati wapfa kumugeraho umuboye buryo wakinnye heza ubwo baguca truwasi umugani wa wundi ati waririmbye izihese nanjye barambwiye ati wakinnye izihese ati tuza cyawe peti ntabwo uzi ibyo urimo ati uza wowe urimo urabasha ati wowe wabasha gukina filime ariko nasanze gukina filime ntabwo ari filime bambwiraga bakubwiraga iyihe filime ibaze barambwiye inshuro 3 inshuro ya mbere bashobora gukina filime ariko njyewe ukuntu ndimo nabyumva inshuro ya kabiri baza bombe wabasha gukina filime yego wabasha gukina filime yego ati sha ntabwo rwose filime bakina ntabwo wayikora ari abantu bayikinaga uzi ukuntu baje kumvira neza niba utsinzwe utari wajya mu ntuza utari wajya no muri training kumva ntacyo bibwira aba bambwiye amakuru ati rero kwa Kiramani ati ntabwo aba ari ruswa ni amafaranga yo kwiyandikisha ni amafaranga yo kwiyandikisha ni amafaranga yo kwiyandikisha njye rero hari ukuntu ndimo ndabyumva numva yuko hari ahantu wajijwe ukajya gusaba ukabanza ugaca ku bakozi ariko kugira ngo wigerere kuri bosi Kiramani njyewe ibyo niboneye n'amaso yanjye barabatipe nkuko uzi yuko ujya muri kampani runaka yego ukabanziriza kuri gate kuri security akagusaka akakubaza uwo ushaka urumva yego ugatambuka ukajya kuri reception akakubaza ushaka iki ukamubwira kuyihe mama ibibazo byinshi cyane urumva wamara kuhava ukajya kushinzwe iki ibyo kwakira abantu ba boss waba ufite n'ikibazo kigufi ntabwo batumugera kwa boss akubwira ati dore uriya niwe ubikemura none ubundi bwa Kiramani ni iki yakwigishije kandi kumugeraho numva biba bigoranye reka nkubwire impamvu niyi soro simoro creator yego icyo nakubwira cyo uri kubitangira nta muntu uri gushaka kukwikuza ariko numara kuba top class uzajya utambuka mu nzira ati mfite impano ati ngwino ufata ku buryo uramutse uvuze ati buri impano iyo ari yo yose ngiye kuyifata ijye mu biganza byanjye nyibyaze umusaruro cyangwa se nyizamure nyitumbagize nayo ikorera amafaranga yego wahita ufata
hafi 1/2 cy'abanyarwanda bose. ngaho reka nkubaze rero Mhm. ubu ngubu Njyewe bikigenda gutyo narababaye barababaye ariko mu nyuma Mhm. neje kubyumva kubera njyewe natekereje abantu twahuriyeyo ukuntu bangana Mhm. bita bimpa isomo ndavate biriya bintu nawe nta kundi yabikemura Mhm. nawe yaranabyivugiye yaravuze ati njyewe kubaca amafaranga si uko mba mbishaka Mm. ariko kubera yuko abantu babisaba ari benshi Mhm. ngerageza buryo kishyiramo amananiza nkabaca n'amafaranga nzi yuko batatanga batayatanga urumva Mhm. uriya muntu wabasha kwikura inote ye ya 300 ngagiye gukina muri filime agiye kujya muri filime bro aba ari 1%. waratashye ubabaye ntabwo natashye ndi njyenyine watashye muri benshi birumvikana turi benshi. ariko ku giti cyawe hasigayemo abagabo batarenze muri 3. aha, nkawe ku giti cyawe nka Kagoma TV Mhm. watashye ubabaye Mm. mbo kandi ugenda umukuyeho isomo rikomeye cyane bikomeye cyane nawe wari ufite cano Oya, icyo gihe nta cano nta cano wari ufite wari ugiye kuba nk'umukinnyi bisanzwe nibyo narinde kukubwira rero ukuntu natangiye cano yanjye urumva Mm. ubwo nageze mu rugo ndabata ariko ubundi ni gute tuzajya duhora tugenda tuvuge ngo ariko abandi baduhaye byibuze tukazamuka ibyo ngibyo reka tubirengere Kiramani rero reka ninjire muri wa mwandiko Kiramani agire gutya kubitane n'ubukene Mhm. yari dadi sibyo Mm. dadi bivuyeho ati narakene ati imodoka ndagurishije shopu ndagurishije abantu ati ariko uzi n'ibindi Mm. wa mugabo yahombye abantu bari bari kubikubwira urumva Mm. ni ku mihanda biri kuvuga none se urumva ati ntabwo biciriya ati zikindi none iki kiri kuvugwa kuri Kiramani Mhm. ati bashakaga kumuhitana bamuzize iki ati muri ba bakinnyi biwe ati harimo urwango rukomeye ati yampaye nkareba tugira ati ni bya bindi by'aba content creator ni bya bindi byo gushaka amaviews ibintu nk'ibyo ngibyo ati oya ati ntabwo ari ibyo ati ubwo ikiriho ni iki ngiki ati ikimenyimenyi rero umunyamakuru wabimubajije yari Irene Murindahabi Irene Murindahabi uramuzi yego niho wamubajije ati ariko twarumvishije ngo hari abashakaga kukugambanira ngo bakwice umutipe mu bwenge bwe bwinshi afite ukuntu akabaringa utuntu agashyiramo ubwenge ntube wabasha kuba wabimenya Kiramani ati ibyo ngibyo tube tubyihoreye ntabwo ari byo byatuzanye ati ahubwo ikiriho ni uko nyine ibyo bavuga ari ukuri narakennye nta modoka ngifite ariko nubwo nakennye singeze aho gupfa niko yivuga twumvishije ngo yafunguye amacano arenga imwe nkawe uriya mutipe afite cano nyinshi ntabwo wazibara ku ruhande rwawe se Kiramani nk'uko watashye ubabaye nibyo ndi kukubwira ndaza kubikugiriraho noneho amaze guhura n'icyo kibazo cy'ubushomeri ubu noneho kiri kuvuga cano ze zose bazibye zose bibye gusa kugira izina ni byiza cyane ibaze ko yafunguye cano yiwe mu minsi 3 ubu ifite abasabu ibihumbi birenga muri 10 ndumva uko biri kose umuntu ukomeye n'undi ntacyo atuma adakomera niyo mpamvu kugaragara kuri kamera rwose reka mbasabe mwebwe mu ndebe pe ndabinginze mu mpe subscribe sibyo harya ufite iyihe cano ni Kagoma TV hariho ndetse no kuri TikTok nababwiye yuko ari Didier Zamuka following rwose ndajya mbageza kuri iyo TikTok yeho ndajya mbagezaho uburyo ki ushobora kuba wazamura TikTok uburyo ki TikTok ishobora kuba yakubyarira ibiceri ugatangira kuri dukeya ukagera ubwo ubona udufaranga twinshi ese nsubiye nk'inyuma ho gatoya nkawe Kagoma TV wafashe Kiramani umufataho urugero rukomeye cyane twabonye ko uva kumusaba akazi ko kumukirira filime ugataha bikanga ugataha ubabaye wumva wenda no kurira ndatekereza ariko wari umeze cyane rwose ubu izi saha tuvugana
Kiramani uramukunda? Kiramani ndamukunda. Buriya impamvu ngiye ukuntu buriya ngiye muri ngiye nteye. Ntabwo ndi umuntu ushobora kubwira ijambo ngo nirindakaza ngo biherere aho ngo mperanwe n'agahinda cyangwa uburakari. Ahubwo ngiye mpita nsubira inyuma nkabati kubera iki yabimbwiye, kubera iki ubundi. Kiramani muhuye aka kanya ntigiki wamubwira? Namubwira ati rwose brother wanjye rwose yego ntago nzi nubwo byanagenze gutyo ntago wengeze umbona. Yewe niyo nambona wari no kumbwira nk'ibyo abandi bambwiye kuko ntago nari kwinjira bitandukanye nuko abandi binjira. Ese ibivugwa yuko canoze zaba zaribwe na Miki, icyo kintu kizihiye? Ntago mbizi neza ariko Miki niwe muntu nabonye mu minsi yashize ewana bari kudiringana byatari, bari gushitingana bikomeye cyane. None se ku ruhande rwawe wowe byumva ute? Biranashoboka. Birashoboka ko ari wowe wayitwaye. Uriya mukobwa ni umugome. Ibaze yuko yakundanye na Regis niwe wamuzamushyira muri timu ya Kiramani ndake kubizi. Namubwira yuko amukunda byatari, amaze kubaka izina byabende by'abakobwa bo muri Kigali atari kareka. Twose ngewe aho si mabarizwa. Ibivugwa ko Miki yaba yarashatse undi mugabo atari we wamuteye inda, uri kubivugaho iki? Hari ikintu waba ubiziho nka Kagoma TV? Uriya mukobwa erega bari abakobwa ariko ngiye yabizi gira utuntu twinshi. Abakobwa barenze urwego rwo kuba bavuga ngo bashaka urugo gusa, bashaka urugo rurimo amafaranga, bashaka urugo ushobora kuba wajya ukabati njyewe ndarya ndanywa, urumva nta kibazo mfite. None se wakibaza impamvu Vestina yashakanye n'umuntu ufite imyaka ingana kuri uvuze ku cya Vestina? Vestina ni Vestina na Dorcas. Isaba gospel yarize. None se gushaka byo si ibintu bisanzwe? Ari umuntu Imana yararemeye ko atazashaka. Reka mbaza kuba kompara imyaka y'ura mwana kompare n'ura. Ariko numva nta kintu bivuze ku myaka. Nta kintu bivuze. Buriya nta kintu bivuze. None se ubu wowe ntabwo washaka umugore ufite imyaka 60? Bitewe n'impamvu. Iyi ni amafaranga. None se Droka ariko n'amafaranga. Ya Kagoma, turagushimira ko wabanye natwe kuri Channel Ndintare TV. Uyu mwanya watubwira cyangwa se wagira nk'ikintu ubwira abanyarwanda bagukurikiye kuri Ndintare TV, ukagira ikintu babwira, ukagira n'ikintu basaba, tunagushimira ko ukomeje kubana natwe. Icyo nababwira turi aba small creators. Icyo mbere cyo no kubashimira. Kuba warafashe umwanya wawe ugakora subscribe. Ntabwo turi kimwe n'abandi bingaye akubwira ngo ukora subscribe cyangwa ubireke. Oya rwose mu byubahiro byawe byinshi, umukiriya ni umwami, kora subscribe. Nurangiza ukande no kuri yenzogera notification. Inkunga ikomeye pe. Yego. Ikindi nakubwira ni channel rwose izagicaho ibiganiro bigamije gushimisha abantu, sibyo? Ndetse n'amafilime azanaza. Yewe tuzanakora n'amacano menshi nka kuriya wumva Kiramani. Birashoboka yuko uzajya kubona ukajya kubona yahasohotse Kagoma wenda comedy, sibyo? Kuko izo mpano turazifite. Hashobora kuzamo n'izindi cyangwa ugasanga izo parite zose kuko nakubwiye ngo harimo showbiz, harimo gospel, harimo sport, ugasanga hagiye hazamo ibyo bice tukagenda tubigaburamo kangahe kugira ati abantu babashe gukurikirana ibintu bakunda. Icyo nakubwira rero, support yawe ya subscribe ntabwo yapfuye ubusa, ni by'agaciro gakomeye cyane. Aho wayikoze haba ari kwa Kagoma, haba ari kuri Ndintare TV, byose ni support nziza cyane. Nawe utari wabikora, muntu wanjye utari wakora subscribe, subo wakoze subscribe. So guys, nkuko mubibona, reka mbashimire mwakoze kuntumira. Yego. Ikindi ndabizi yuko muzongera mukadutumira, kandi nanjye buriya nuno munsi nanjye nzaguha ubutumire
ndabizi yuko utazabyanga. So guys, mwakoze kuba natwe. Umwanya bajya bavuga ngo umwanzi w'igihe ni amasaha. Murabona yuko amasaha yatugendanye, ariko Kagoma TV ni mu mukurikirane, mukore subscribe ndetse na share, azamure TikTok ye, azamure YouTube channel ye. Tuzabashimira, mbega nawe ariteze kuzabashimira mu gihe kiri imbere. Akandi kantu ariko menye ukunda, ushobora kuba ukina comedy. Reka mbabwire ndayifite iyo mpano, sibyo ko bitari byatangiye. Akandi kantu nakubwira wowe mu buryo bwihuse cyane, uri umusimo creator nk'ibiri banga, jya muri aho muri comment wandikeho subscribe back. Abandi bose barajya baza muri comment bakabisanga, barakirika kuri iyo comment yawe, bagusange inbox kuri YouTube yawe, bagukandira subscribe. Nuko tuzamuka ni system, notege iyo system, so uzayigira he. Kagoma TV turagushimira ko wabanye natwe kuri channel Ndi Ntare TV.